Yesu ashimwe bene data mwiriwe neza. Ndongeye kandi ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ngarutse muri aya masaha muri wa mwanya wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbanze mbasuhuze mu izina rya Yesu. Ndashimira abantu batandukanye, inshuti zacu, abavandimwe mudukurikira hirya no hino ku isi, bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye by'abaturanyi, Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya, Congo n'ahandi, abari mu bihugu bya kure mu mahanga, Canada ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Dushimishijwe cyane n'uyu mwanya kongera guhurira hano tuganira ku ijambo ry'Imana. Ubushize twarabanye, abantu benshi bagiye badukurikira, ni ukuri turabishimira, umutima wanjye ushimishwa namwe. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kunkurikira, Imana ibaha umugisha cyane. Nicyo Imana yashyiriyeho uyu murongo kugira ngo tujye tuwuriraho tuwuganirireho. Mu by'ukuri nabonye komenti zitandukanye z'abantu, imbogamizi zimwe na zimwe zitandukanye zitari zabona uko zikurwaho, ariko ni ukwihangana buhoro buhoro bizagenda bikunda. Gusa icyo mbasaba ni imitima yanyu ndetse n'ibitekerezo byanyu, ko mukomeza kubana nanjye mu bitekerezo, mukaduha inama, mugakomeza no gukomeza kubana natwe ibihe byose. Imana ibaha umugisha, abakoze subscribe, abakoze share, abakoze like, abaduhaye ibitekerezo, mwese Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Tugarutse rero kandi kuganira ku ijambo ry'Imana. Bamwe mu batanzi, nongere mbibwire, nitwa Mugunga Turatsinze Vincent. Ngarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu murongo washyiriweho kugira ngo uceho ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye, ijambo ry'Imana ry'ukuri, mu by'ukuri hatarimo ibinyoma, guca ku ruhande, kubeshya. Oya, turashaka muri iki gihe turimo kuvuga ijambo ry'Imana ry'ukuri ritabeshya. Njya nkurikira ama YouTube channel atandukanye hirya no hino. Abantu benshi muri iki gihe YouTube channel barazikoresha mu bintu bitandukanye, ariko rimwe na rimwe bibeshya, bitavuga ukuri. Umuntu akaza akabeshya abantu, agashyiraho ikintu utamenya uko giteye, kidafite, utamenya ukuntu kimeze mu by'ukuri. Ugasanga nka tayito y'icyo kiganiro ukabona rwose ni ikintu kiraho gishamaje, wafungura ugasanga ntabwo bijyanye cyangwa se ntibihuye n'ibyo bakora cyangwa bavuga. Ariko ndashimira Imana yashyizeho iyi channel yacu. Mu by'ukuri izajya inyuraho ijambo ry'ukuri, yaba jyewe ndetse n'abandi batandukanye tuzagenda duhamagara, ibikorwa bitandukanye bizagenda bikorerwaho. Mu by'ukuri tuzajya dukomeza cyangwa se tuzajya tugerageza kugira ngo dutambutseho ibintu by'ukuri bikiza ubuzima bwa benshi, bibohora ubuzima bwa benshi. Mu by'ukuri ndahamya ko n'umutima wanjye ndetse n'umwuka w'Imana yuko tuzakomeza guhabwa umugisha. Murakoze rero, reka tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya mbere, umurongo wa 26, havuga ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu agire ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose.
Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Amen. Ndagira ngo twongere dusome igitabo cya Yeremiya, igice cya mbere, umurongo waho wa 4, haravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Mu by'ukuri uyu murongo wa 4 n'uwa 5 nawo nagira ngo tuwurebeho. Turareba muri ibi byanditswe bibiri hanyuma tuganire. Ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ku gaciro k'umuntu. Bene data, iyo dusomye iki gitabo cy'Itangiriro guhera ku murongo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa mbere, tukamanuka mu mirongo ikurikiraho, hatwereka uburyo Imana yagiye irema ibintu bitandukanye, ibiremwa byose byagiye bibaho. Yaremye ijuru n'isi, yashyizeho isanzure, ishyiraho ijuru, ishyiraho ubutaka bwumutse, irema ibiremwa bitandukanye, inyamaswa, ibisiga, byose bikururuka hasi, irabirema byose. Iraza igeze ku murongo wa 26, Imana imaze kurema ibyo bintu byose, isanga ikitararema ari umuntu. Irangije iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja. Ndashaka kubanza kuvuga kuri uyu murongo uvuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe. Imana yaremye ibintu byose, ariko igiye kurema umuntu habayeho ikintu cyitonderwa. Mu biremwa yaremye yaravugaga ngo habeho iki ngiki, ikivuze kikabaho. Ese Imana iyo yavugaga ngo habeho yarategekaga, noneho ikitegetse ko kibaho kikabaho. Ese Imana yategekaga cyangwa yabwiraga nde? Mu by'ukuri muri iki gitabo cy'isezerano rya kera, Imana yabaga iri hamwe n'umwana wayo ari we Yesu Kristo. Dusanga muri Yohana habisobanura ngo mbere na mbere hariho jambo, ngo kandi jambo yahoranye n'Imana. Mu by'ukuri jambo yari ariho kuva kera, niyo mpamvu Imana yavugaga ngo habeho. Noneho iyo yavugaga ngo habeho, jambo nawe yashyiraga mu bikorwa, ndetse n'umwuka wera nawo wari uriho. Imana yakoranaga na Yesu ari we jambo, ndetse agakorana na mwuka wera, agakorana n'umwuka wayo. Yesu ashimwe cyane. Noneho Imana ikavuga iti habeho, yavuga ngo habeho, jambo nawe akarema. Noneho bigeze ku umuntu kuko afite agaciro gatandukanye n'ibindi biremwa byose, Imana iravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Agaciro ka mbere kagaragaza umuntu ko atandukanye n'ibindi, nuko Imana yavugaga ngo habeho, ikivuze icyo ngicyo kikaremwa n'abandi. Ariko hagiye kuremwa umuntu, Imana ubwayo nayo yishyira muri abo bantu. Iravuga ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu. Yesu ashimwe cyane. Buriya mu bintu byose ukora, mu byo urimo byose, mu byo utekereza, ntihakagire umuntu uguca intege, kuko ufite agaciro ibindi bintu byose bitigeze kugira. Yesu ashimwe cyane. Ibindi bintu byose bitigeze kugira, umuntu afite agaciro gatandukanye n'ibiremwa byose. Niyo mpamvu byanze bikunze umuntu aba adakwiye kugira icyapfa na mugenzi we, kuko twese tuva amaraso amwe, ndetse twese turi mu ishusho y'Imana.
Yesu ashimwe cyane. Nta muntu rero ukwiye kuguca intege ku cyo ugiye gukora, kuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe utandukanye n'imigambi y'ibintu byose biri ku isi. Ku buzima bwawe wowe ufite agaciro gakomeye, wowe ufite agaciro kadasanzwe. Nta muntu ugomba gufata ukuri ngo ateshe agaciro ubuzima bwawe, ngo yifuze gukoresha ubuzima bwawe aho budakwiye gukoreshwa. Tujya tubona hirya no hino ku isi harimo abantu benshi bakora imirimo batakabaye bakora kubera ko bahuye n'ibibazo biremereye ubuzima bwabo, bagakoresha ubuzima bwabo aho batakabaye babukoresha. Abandi bagakoreshwa imirimo batakabaye bakora, ndetse iyo mirimo ibatesheje n'agaciro. Ariko iyi saha ni isaha yo kugira ngo dusobanukirwe agaciro dufite. Ibyo abo bantu bagukoresha bitaguhesheje agaciro baguha, Imana irabifite byinshi birenze ibyabo bantu. Icyo utarabona ni uko igihe cyacyo kitaragera. Igihe cy'Imana iyo kigeze kugira ngo uhabwe icyo ukeneye, byanze bikunze iyo igihe kigeze icyo ukeneye uragihabwa. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo uce inzira z'ubusamo ujye kugishakira ahandi, ahubwo tegereza wihangana. Ubuzima bw'agakiza busaba kwihangana, bugasaba kwizera, ndetse bugasaba no gutegereza. Gutegereza ukihangana kandi ukizera, ikindi ugasenga. Yesu ashimwe cyane. Nta kintu na kimwe gikwiriye kugutesha agaciro muri ubu buzima wahawe, kuko ubuzima wahawe Imana niyo yonyine izitangira ry'ubuzima bwawe, ikamenya n'iherezo ry'ubuzima bwawe. Haleluya, haleluya. Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu, ase natwe. Ikindi umuntu yahawe ni uko yahawe ubutware ku bintu byose biri mu isi. Niyo mpamvu nta kindi kintu icyo ari cyo cyose cy'ikiremwa kiri ku isi gifite ubwenge bungana n'ubwo Imana yahaye umuntu. Imana yahaye umuntu ubwenge, imuha n'ubutware ku bintu byose biri mu isi. Rero nta kintu na kimwe kigomba kunanira umuntu, kuko Imana iba iri hamwe n'umuntu byanze bikunze mu byo akora byose no mu byo ashaka kugeraho byose. Ndagukomeza rero, wa muntu we unkurikiye, wa mukobwa we, wa mugabo we, wa mugore, uko umeze kose, aho uri hose, ibyo utekereza byose, ndagukomeza nkubwira ngo wicika intege. Wicika intege, winanirwa, wihagarara. Icyo cyo ushaka gukora gikore, kuko Imana iri kumwe nawe. Icyo cyo ushaka kugeraho, humura, komeza urugendo, wicika intege, urakigeraho byanze bikunze. Inama nkugira, acira kwizera gukomeye. Yesu ashimwe cyane. Acira kwizera, acira ibyiringiro bizima, acira umutima ushikamye, acira umutima wihangana, uhagarara ukomeye aho uri. Imana irahari kugira ngo igushoboze gutera intambwe ugere ku cyo wifuza kugeraho. Ntabwo Imana iri kure. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, ngo mwizere Imana nanjye munyizere, ngo mu rugo kwa data hariyo amazu menshi, ngo iyaba adahari mba mbabwiye. Muri Yohana 14. Ahari amazu menshi nta kintu na kimwe kitariyo. Ahari amazu menshi buri kimwe cyose ukeneye kirahari. Imana ifite byose, kandi ibyo ifite ni ibyawe. Haleluya. Imana yabwiye Kuro, umugabo wita Kuro, iramubwira ngo nzakujya imbere, ngo hataringaniye mparinganize,
ngo ibihindizo by'ibyuma byose nzabicamo kabiri, muzamenagura inzugi z'imiringa. Yaramubwiye ngo nzakenyuruza abami, ngo nindangiza mukenyeze. Nzakujya imbere ahataringaniye maringaniza. Iyo umuntu afite igikorwa agiye gukora, iyo atumiye umuntu akamubwira ngo ndagutumiye uzabane nanjye, umuntu aramubwira ngo turi kumwe nawe, humura tukuri inyuma. Abantu bakujya inyuma ariko ntabwo bakujya imbere. Byanze bikunze icyo ngicyo ushaka gukora, byanze bikunze uzajya imbere bakujya inyuma. Ariko aho abantu batandukaniye n'Imana, Imana ntabwo ijya inyuma y'umuntu, ahubwo ijya imbere y'umuntu. Abisirayeli bari mu rugendo bahunga abanyegiputa, Mose bageze ahantu bahindukirira Mose, batangira kumutuka, batangira kumubwira amagambo menshi. Baramubwira ngo muri Egiputa aho twari turi ngo ntabwo azabagayo, mujye kutuzana gupfira muri ubu butayu. Mose ngo ararama areba mu ijuru, atangira gusenga Imana, atakambira Imana. Imana iramusanga, iramuvugisha, iramubwira ngo ufite iki Mose? Ati mfite inkoni. Imana ihumuriza umutima wa Mose. Mose abwira abantu, arababwira ngo muhagarare muceceke gusa, mwihagararire gusa, murebe uyu munsi agakiza k'Imana. Biravuga ngo marayika wari inyuma y'Abisirayeli ngo avayo, ngo ajya wari imbere y'Abisirayeli ngo avayo ajya inyuma yabo, ngo bamwe ngo ababera inkingi y'igicu, ngo abandi ababera inkingi y'umuriro. Aba inkingi y'igicu ku banyegiputa, aba inkingi y'umuriro ku Bisirayeli kugira ngo abamurikire. Abisirayeli bambuka inyanja, ngo bageze hakurya batangira kuririmba, baririmbira Imana, buzura indirimbo mu mitima yabo kubera icyo Imana yari bakoreye igitangaza kidasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Ndagukomeza, wicika intege, komeza urugendo, wicika intege, komeza umugambi wawe, wicika intege, komeza intego yawe, kuko Imana iri hamwe nawe kugira ngo igutsindishirize. Haleluya. Nta kintu na kimwe kizakwambura agaciro kawe. Imana irahari kugira ngo ikurwanirire, Imana irahari kugira ngo igutsindishirize, Imana irahari kugira ngo iguhindurire ibi, Imana irahari kugira ngo igukorere ibyo utari uzi ko byakorwa. Imana irahari kugira ngo igukize ibyo wabonaga bigiye kukurimbura, ibyo wabonaga bigiye kukugirira nabi. Imana irahari kugira ngo ibikore. Yesu ashimwe cyane. Imana ibwira Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyirireho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Mu yandi magambo, Imana ikumenya utari wabaho, Imana yakumenye utarabaho, Imana yakumenye utaravuka, Imana yakumenye ukiri mu nda ya nyoko, Imana yakumenye utari ukiri urusoro, yakumenye kera. Biravuga ngo n'itangiriro ikaba n'iherezo. Mu yandi magambo, niyizi itangiriro ry'ubuzima bwacu ikamenya n'iherezo ry'ubuzima bwacu. Nta muntu wamenya iherezo ryawe. Nanjye ubwanjye nzi iminsi maze, ariko ntabwo nzi iminsi nshigaje. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nta muntu ugomba kugukanga, nta muntu ugomba kugutera ubwoba, nta muntu ugomba kugutera ubwoba ngo agukure ku ntego yawe, ngo agukure ku cyo ushaka kugeraho. Nta muntu ugomba kuguca intege, kuko Imana irahari kugira ngo igushoboze buri kimwe cyose. Irahari kugira ngo ikurwanirire, irahari kugira ngo igukorere buri kimwe cyose wabonaga ko kikunaniye. Yesu ashimwe cyane.
wari ufite ibintu byinshi bikuboshye, humura, Imana irahari kugira ngo ikubohore. Wari ufite ibintu byinshi bikuziritse, humura, Imana irahari kugira ngo ibiziture. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana yacu ni nziza, Imana yacu iratangaje, wigira ubwoba. Icyo ukeneye kugeraho cyose wakigeraho, kuko Imana iri mu ruhande rwawe, kuko Imana izagendana nawe, kuko Imana izakujya imbere. Ahataringaniye ikaharinganiza. Iri hamwe natwe mu bunyerere, iri hamwe natwe ahazamuka, iri hamwe natwe ahamanuka, iri hamwe natwe mu bikomeye, iri hamwe natwe mu byari bitunaniye. Irahari kugira ngo idushoboze. Icyangombwa ni uko duhagarara dukiranutse. Biravuga mu ijambo ryayo ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi byose ngo tuzabyongererwa. Kwakira imbaraga yo gukiranuka, duhagarare dukiranutse kandi dukomeye. Imana iratugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Va mu bidafite umumaro, va mu bidakwiriye, wishakira ubuzima mu bipfuye, wishakira ubuzima mu byaboze, wishakira ubuzima mu bidakwiriye. Agaciro kawe ntabwo kakwemerera kubaho ngaho, agaciro kawe ntabwo kakwemerera kuba muri ubwo buzima. Hari ubuzima bwawe Imana yakuremeye, ubuzima Imana yaremye kugira ngo ubemo bugukwiriye. Wishakira amahoro mu businzi, wishakira amahoro mu busambanyi, wishakira amahoro mu bujura, wishakira muri ibyo. Imana irahari kugira ngo itugirire neza bene data. Imana irahari kugira ngo iduhe umugisha. Imana irahari kugira ngo iduhe buri kimwe. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Duharanire ko agaciro kacu tudakwiye guhinyuzwa n'ibyo ari byo byose. Nta kintu na kimwe gikwiye kutubuza kugendera mu nzira y'ukuri. Nta kintu na kimwe gikwiye gutuma duta agaciro kacu ngo tugakoresha aho kadakwiriye gukora. Amatabaza yacu agomba guhora yaka. Ntitube nk'aba bakobwa 10 ngo 5 bari abanyabwenge, ngo abandi 5 ngo bari abapfapfa. Umukwe n'umugeni aje hinjira 5, amatabaza yabo yaka, abandi basinziriye, amatabaza yazimye. Reka dusenge Imana. Ariko agaciro kawe gafitwe n'Imana. Nta muntu ugomba kugukanga, nta muntu ugomba kukubuza, kugutesha inzira wari ukwiriye kunyuramo, kukubuza intego yawe. Komeza muri iyo ntego, komeza. Turagushimiye Mana, tuguhaye icyubahiro. Turagushimiye ko wadukunze urukundo rwinshi. Turagushimiye mwa. Turagushimira kubw'agaciro waduhaye, ukadutandukanya n'ibiremwa byose, ukadutandukanya n'inyamaswa, ukadutandukanya n'ibindi bintu byose, ukaduha agaciro mwa. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimiye kubwira ijambo ryongera kutuvugisha ku gaciro kacu twahawe nawe. Ushimwe ko wongeye kutwibutsa mwa. Turakwinginze kugira ngo udukure mu bidasobanutse kandi utubabarire rwose. Utwemerere duhagarara aho dukwiriye guhagarara, twicara aho dukwiriye kwicara, dukorera aho dukwiriye gukorera, tugendera aho dukwiriye kugendera. Mu izina rya Yesu Kristo, ubwami bwawe buze mu mitima yacu, ubwami bwawe buze mu buzima bwacu, ubwami bwawe buze mu kazi dukora, ubwami bwawe buze mu byo dutekereza, ubwami bwawe buze mu byo dushaka, ubwami bwawe buze mu ntego zacu. Kandi mwami, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru.
mwami turakwinginze kugira ngo tugirire neza, mwami turakwinginze kugira ngo uduhe umugisha. Biravuga ngo kubw'urukundo wakunze abari mu isi cyane ngo byatumye utanga umwana wawe w'ikinege ngo kugira ngo umwizere wese atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Reka tubashe guhagarara twizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, kandi agakiza waduhaye ke gutokorwa mwana. Utugirire neza mu izina rya Yesu. Ugirire neza ubuzima bw'abagabo, ugirire neza ubuzima bw'abagore, ugirire neza ubuzima bw'abasaza n'abakecuru, ugirire neza ubuzima bw'urubyiruko, ugirire neza igihugu cyacu, ugirire neza abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Mana utabara isi mu izina rya Yesu Kristo. Turi mu bihe bibi, turi mu bihe bitoroshye, ariko ni ibihe dukeneye imbaraga zawe kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mana. Utugiriye neza kandi uduhe umugisha. Urakoze Mana yacu, uduhe gukomeza guharanira guhagarara neza mu byo dukwiriye guhagararamo by'ubwami bwawe Mwana. Tubashe guhagarara neza mu ijambo ryawe, tubashe guhagarara neza dukiranutse Mwana, kandi turabizerwa ndetse kandi turabizera. Mu izina rya Yesu Kristo mwami, indangagaciro z'ubwami bwawe ziturange mu byo dukora, ziturange mu kazi, ziturange ahantu aho ariho hose tugenda, turangwe n'indangagaciro z'ubwami bwawe. Urakoze, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye. Amen, 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 amen. Urakoze, Imana ibahe umugisha, kandi mu by'ukuri turusheho dukomeze dukore subscribe kugira ngo ijambo rikomeze kutugeraho umunsi ku wundi. Mugire amahoro y'Imana, ndabakunda cyane. Shalom, shalom.